Sami yagira impuhwe wikomeza kuba hari abana wakatira urwo gupfa kuko nabonye sinzi babibonye umwana ngo waririmbye indirimbo ngo challenge babibonye ngari gukatirwa hagati y'igifungo cya burundu rero nicyo gupfa yabakoreshwa n'ubutasi bwa Tanzania kugira ngo barebe ama message abona abamuha kongs abagira gute bababika uzose bogera mubika none hakazamarisha benshi abahanze ejo bundi nabonye ku rutonde rw'ibyihebe abo urwego rw'ubutasi mu by'ubukungu mu Rwanda rwashyize ku rutonde rw'abateroriste ugira ngo barorohewe buriya ushobora kuvuga ku mizi ya demokarasi ushobora gutanga ibitekerezo byawe ntabwo nibwira ko abatanzania buje gutanga ibitekerezo byabo ahako utangiye gutokinga president ari mugenzi wawe ku musozi uvukaho avuka president banga fo yuko bigenda gutya ubu madame Samia Suluhu Hassan yaragiye mu rugo rw'umubyeyi w'umupapa n'umumama bafite abana baragenda random muri bafati zana shawo zana nawe hanyuma bajyana mu mategeko nta kintu cyabaye nta kintu umuntu yavuze nundi wese wajyaho yamufunga kugira ngo mucecekeshe kuko iyo utaratinye A ntiwanatinye B hari ibintu abantu bakora batazi ko arimo kwishyira mu kaga nundi wayo Tanzania ate madame Samia Suluhu Hassan amugendera kure ukaravuga ati uriya hora atangiza ama revolution nanjye azanyurira utangiye kurira madame Samia Suluhu Hassan agukandisha urugi n'amapata yarwo nibwo uza kuki abantu bakina n'ibintu udakina ntago abakontu bakomeye bikomeza ngo babikubwire ubibwirwa n'abantu nkatwe boroshye nta muntu umupereza wabona ngo ntuzamvuga ntuzagire gute oya yakubwira ati mugire gucya free buri kimwe cyose ariko za nzego zishinzwe protection yiwe ntago zagukundira kandi ntabwo yendaga kureka gukorana umukwabo mu gihugu kivuye mu bintu nkabiriye oya mukwabo ntabwo warorera niba tuze ntago biriya bintu byarenze amezi 3 cyangwa bizabyararangiye n'abahimba bazaziba ukivuga ku mugabo Chikwete wabonye umugapiteni waramubonye wo muri Tanzania twatesha izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Ku makuru yo mu karere n'ubundi ariko ndifuza kukubaza noneho uyu munsi kubigendanye no muri Tanzania nabonye ibitekerezo by'abantu benshi barakaye ndetse abandi mbona basigereranya uyu nyakubahwa Samia na Idi Amin Dada. Idi Amin Dada njyewe simuziho byinshi hako nazomye ibitekerezo mbona benshi bati Rusami yagira impuhwe wikomeza kuba hari abana wakatira urwo gupfa kuko nabonye sinzi babibonye umwana ngo waririmbye indirimbo ngo challenge babibonye ngari gukatirwa hagati y'igifungo cya burundu rero nicyo gupfa ibyo bibiri muri ibyo aho nabonye mama atakambati mugira impuhwe uyu mwana ni warununze ni warugize icyo warugize iki mbona abantu benshi n'abatanzania mu bitekerezo ati Samia rwose b'umubyeyi ati nawe noneho udatuma abantu wamagani bakomeza kugeranya nibo bita Idi Amin Dada ati niba umwana yakoze ikosa muhane yego nk'ukandi wose yakora ikosa ikindi gihugu bakamuhana atariko nanone igihano cy'urupfu cyangwa se cyo gufungwa burundu nabyo ati waburengereye none se uwo mwana ari kuri social media yigira ibyifundiro yifuzo ko batamugira inama ngareke gukinisha umukuru w'igihugu niba amategeko n'amabwiriza bizakore ntabwo ushobora hari ibintu bidakinishwa ntabwo wavuga ngo mfite social media ngo mfite iki n'iki hari n'abo mbona mu Rwanda abahanze ejo bundi nabonye ku rutonde rw'ibyihebe abo urwego rw'ubutasi mu by'ubukungu mu Rwanda rwashyize ku rutonde rw'abateroriste ugira ngo barorohewe buriya iyo bagusorera urutonde kujya muri Interpol nta mikino birimo ndashaka sumbaje mu Rwanda ariko mbaje muri Tanzania ushobora kuvuga kuri demokarasi ushobora kuvuga ku mizi ya demokarasi ushobora gutanga ibitekerezo byawe ntabwo nibwira ko abatanzania buje gutanga ibitekerezo byabo ahako utangiye gutokinga president ari mugenzi wawe ku musozi uvukaho avuka president banga reba nk'ugiye u Rwanda rwabereyeho turi muri Republika ntabwo bikunda gukoreshwa ariko ni ya gatatu mu by'amategeko ukoresha amategeko uko abameze ya mbere ya kabiri ya gatatu rimwe kabiri gatatu turagera no mu 10 mu myaka hafi 60 ntituragera no muri 7 no muri 5 so ntabwo ugomba gukinisha inzego nkuru z'ubutegetsi niba amategeko hari ahana umuntu wigize ibyo yigira bamukande sibyo so kujya guhugura umuntu nyuma utaramuhuguye mbere utaramugiriye inama kandi ascendancy yazamutse abantu bayireba
sibyo Yego. munamukomera amashyi ngo ushimishijwe n'amagambo n'amafaranga y'ubufasha ngo abaha as a family. Uwo mubyeyi urimo kuvuga nk'umubyeyi ufite umwana ndamwumva, kuko umuntu utakambira umwana ndamwumva, ndabyumva. Umwana wawe n'uwawe nyine mu gihe cyose yageramo no kubyikora utanamutumye n'ibisabwa Samia ndabyumva. Ariko before yuko bigenda gutya, ubu madamu Samia Suluhu Hassan yaragiye mu rugo rw'umubyeyi w'umupapa n'umumama bafite abana, baragenda random muri bafati uzana shawo zana nawe hanyuma bajyana mu mategeko. Nta kintu cyabaye, nta kintu umuntu yavuze, yarakivuze. Ndashyizeho ngo video nyine ikora challenge. Faire attention, nta seriously ibintu bita ama fast families ntabwo niko bimeze. Umudepite umwe no c'est pas umudepite, numwe mu badamu baganira ngo mu nteko nk'ikimeze nk'injyanama y'intara ya state imwe muri Amerika, yaricaye atanga igitekerezo kumwe muri aba bana ba Barack Obama ngo wigeze kwicara nuko yicara mu buryo we yise nabi kuri televiziyo muri TV show yari afite, bitewe n'inyambaro yagiye afite. Yari umwana w'umutineja w'inkumi, hanyuma amutanga igitekerezo kidahwitse rwose ukuntu. Noneho ikintu cyatangaje kubera ukuntu Amerika igira uburenganzira bwa muntu, baramuhagurukiye uwo mudamu bwakeye yegura, we yazi kavuze neza nk'abana ba perezida ngo bakwiye kugenda bameze gutya ngo ibintu ibintu birakwiye. Abanyamerika baramuhagurukiye barimo n'urubyiruko bati ntabwo ari wowe utanga amasomo y'uko abantu bambara, iyo biza kuba ikibazo uwamwakiriye muri TV ntabwo ari kumwakira, nabo bagira protocole. Ibyo kwinjira mu buzima bwa fast family ako nagasuzuguro, iyo ntabwo ari demokarasi. Uko bizamuye wa mugore we ntitugushaka muri leta yacu, we yarazi ko bamuha amashyi ko yatatse perezida. Abanyamerika bari bamuhitanye, urumva. Ariko ntabwo nibwira ko kuba uri inkumi uri umusore ukungana kose by'imyaka twe kubitindaho utangiye kurira madamu Samia Suluhu Hassan agukandisha urugi n'amapata yarwo, nibwo uza kuki abantu bakina n'ibintu udakina. Ntabwo abantu bashobora kuvuga ngo uwo muco ufite right yawe kugira ngo ugarukirize, sibyo? Kandi guhugura hakiri kare akubwira ati nk'ugu umubyeyi we tufata urugero, agiye nko kwa Samia akavuga ati dore message namwandikiye mu busa, namuhamagaye inshuro 5 mubwira ibintu urimo rwose bwana wanjye ibintu nk'ibyo, bamumuhereza. Bakurikira TikTok pe, ubuze nk'ababyeyi banga bakurikira TikTok marshal, bamumuhereza. Ibyo nta mu mategeko, wowe umunyamategeko, mu mategeko nta rwitwazo kuko itegeko cyane kuri majeri. Ntabwo wica itegeko ngo no way. Ujye Uganda, ujye mu Rwanda, ujye muri Kongo, ujye mu Burundi, ujye hose gutokinga perezida w'igihugu cyawe as well, kuko nugatawe igihugu cyawe ni ishyano urimo wikururira. Nta cyo kutagira abakuru. Yego. Na gitifu no murenge n'iki byose mu murenge ntiwamuzana byo kwiga umutokinga amanywa n'ijoro, sibyo? Ngo umukore uko wishakiye kose. Kubizera babaza icyo bibiri babwira. Iya ndembo ngagendana ntagendanira ubusa ariko uhonda kandi urahababarira cyane. No, urubyiruko rwisubireho. Ntabwo n'abakuru kandi nyambabona ntugomba gutokinga umukuru w'igihugu. Uvuga kuri demokarasi about issue, nta kibazo. Niba izo CCM zivuge uko ushaka uzicunda yiko, ariko nugera ku chairman bizakubaho n'wo bizi. Ntabwo icyo gihe sinambaza waruze kamwe n'andi makuru. Uziko kuba ari ibintu mubona ibi bitaba ama presidential guard, urumva mu bitabaje pe mu biti ikindi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko neka ko icyo twita umutekano w'abakuru b'ibihugu uba mu ngeri nyinshi. Ntabwo waba mu ngeri ziri fizike gusa ngo abamurindira umutekano. Hagomba ntekereza ko nibyo ntekereza jewe, kuko ntabwo byo bifitemo ubumenyi buhagije. Hagomba no kurindwa ikintu cyatuma la morale yo cyangwa la morale yo ihora nyine iri protected, sibyo? Tekereza igihugu nka Tanzania abantu bakazisanga barimo bacurukura perezida, umukuru w'igihugu umugabo w'ikirenga w'ingabo baramukandisha inzugi, sibyo? Yego. Baramukandisha inzugi ariko biramwana ibibazo. Biramwana ibibazo byo. Kimwe nuko bashobora no nari ngiye kuvuga mu kanya ko binakorwa na Samia atabizi, nicyo nashaka kuvuga mu kanya. Inzego zishinzwe ituze n'itekane rya perezida, urumva, ziramukandisha urugi kandi barabigeraho. Bashobora no kubikora kubera kugira ngo abere akabarora abandi. Iyo utangiye akabarora k'abandi kiba ari ikibazo, kugira ngo bigishe ndi social media. Yego. Urumva? Yes. So il faut faire attention kugira ngo utaba akabarore, kugira ngo nyine bakarume Sandrine bakampera, kugira ngo Karume Prince bagahera kuri. Ugomba kwirinda ko waba any personne
avec forme didactique y'abantu bakwigishirizaho bugere kuko ugenda uzamuka mu kubikimenya bose haba kuri TikTok n'ahandi kawaida icyo mu bihugu byo hanze baturusha nuko bagira ba managers ntabwo Cristiano Ronaldo yabaho ko adafite manager wiwe ntabwo Bruce Melody yabaho adafite manager wiwe ntabwo n'undi wese kuki si iyo management iriho kandi manager wawe nakubwira ibintu uvuga ngo ayibana ngo ujye kuri stage ntugire ikintu umbwira akubwiye ngo iyi concert ntuyikore ntacyo dukuramo cyane iki n'iki ntaho ujya nyine turimo kujyana akubwiye ati ino kipe turabona iri famous ni Real Madrid n'iki ariko wiyijyamo urumva abwiye Mbappé ati va muri uribuka uyu Mbappé yajya kujya muri Real Madrid Emile wa Qatar Al-Thani yagiye kumureba i Paris na Macron ngo agume muri Paris Saint-Germain hako wari bamanaje baravuga ati wije muri Real Madrid niho ufite ukuguru ahangaha reka babari n'abakire n'abategetsi ijya muri talent yawe ariko umuntu araza akabigitangaza akakwishyura abantu barenga miliyoni agasaruramo miliyoni 10 buri kwezi atakwishyura amavoka abonoma n'umujyanama we w'ibihumbi bitari mu 300 ntushobora kuba umusitari utagira umujyanama mu by'amategeko ariko utagira na manager wawe kandi wishyura neza kuko afite mu biganza ibyo urimo gukora si abantu bari aho ngaho gusa bafite obsession yuko babaye abastar bibagoye afite ubushobozi ashobora gutunga iPhone ya miliyoni 3 ataye kwishyuramo umujyanama umupsychologue undi muntu wese ntanakore na check up noneho babera babiri rero wamugira inama ugatamo umwanzi noneho iri inama iri for free do you think batabakira inama umusitari utagira umunyamategeko umusitari icyamungira ngo urebe ubona ahita ndokirita ndamuzi mucuti wanjye kuko urumva uri umusitari ariko urajya gutondagira perezida urinde se wowe nta uriwe rwose ntago abantu bakomeye bikomeza ngo babikubwire ubibwirwa n'abantu nkatwe boroshye nta muntu w'umuperezida wabona ngo ntuzamvuga ntuzagire gute oya yakubwira ati mugire gucya feel free buri kimwe cyose ariko za nzego zishinzwe protection yiwe ntabwo zagukundira no kubisoma mu kinyamakuru nta na report akeneye kuri ibyo warufeya ntabwo sinabyita warufeya icyo gitinyiro gusa icyo gihagararo sibyo yego hanyuma umuntu wawudukurikiye avuga ati ese koko Madame Samia Suluhu Hassan akwiye guhondesha isazi inyundo ntabwo ari byo kandi atanabisabwe atanize gute buriya afite tactiques ariko muzo nkeka zirimo eno manda uko nawe yanyuma kuri we azaca inkoni zambi zaba nziza cyane kuko ntago azasubira kwiyamamaza ari muri manda ya kabiri ari conteste najya no kuyusimbura Magufuli byari induru agiye mu myaka y'ubugwa neza ino myaka izakurikira ntago ari yo gukanda abantu ntibahumure niyo kugwa neza kugira ngo arangire adafite izina ribi ku baperezida bubatse Tanzania abaperezida benshi barimo kurangiza manda zabo aho amategeko abigena gutyo bagwa neza bakitonda barekura imbohe barekura imfungwa batanga ibyo bita za amnesty cyangwa liberté conditionnelle kuri bamwe nibahumura abatanzania bazabona Samia batarimo kubona uyu munsi kuko yari muri détresse yasimbuye Magufuli CCM isakuza abo muri CCM ujye wumva banenga Kikwete hataje amezini maguye politike ariko Kikwete wanamwumva kwa uba gushikira mudamu kugira ngo aba CCM batamurunda hitaka bose kuko ari umugore urumva Kikwete n'abandi bose en fait hari ibyo nenga umuntu ariko ukarareba uramutse umenya impamvu yakoze ikintu ugasanga hari explanations yaguhana ukazumva so ntabwo ntekereza ko noneho Madame Samia Suluhu Hassan nta kirimo guhirimbanira muri ibi byose yamaze kuba perezida watowe ni naho umuntu yanahera avuga ati kinizo mbabaza agomba kuzitanga ntabwo ari flag bearer nubwo ari chairman wa CCM ariko ntabwo enda kuba twazi idarapo ngo yongere yamamaze sibyo nawe agomba kumenya wagwana agatanga kugira ngo ashaka ukuntu yakaruma roho z'abantu kandi ntabwo yendaga kureka gukorana umukwabo mu gihugu kivuye mu bintu nka biriya uyu mukwabo ntabwo warorera niba tuzi ntabwo biriya bintu byarenze amezi 3 cyangwa ngaho bizaba byararangiye n'abaho imbabazi zaziba ukivuga ku mugabo Kikwete wabonye umukapiteni waramubonye wo muri Tanzania twatesha bavuga ko ngo yamenye amanga akomeye ndetse agashaka kwica Samia ndetse nanabonye hari imbuga nkoranyambaga afite avugira warayibonye abantu bavuga amagambo akomeye cyane ariko bikavuga ko ngo nibivuga ntago mbizi ngo umugabo witwa Kikwete ari we wabwiye Samia ko uyu mugabo agomba kumwitaho cyane nkibaza Kikwete yategeka Samia ati uyu muntu umwiteho
ese yaba ari nkandi none se Tesha yitaweho ngari mu mazi abira kumwitonga mugirire nabi yego nyine ubundi bajya baca umugambi cyarwa kudakubita imbwa byorora imisego ntihati nk'uyu mukapiteni ko bivuga ko ashobora kuba yarashatse kukwica ikindi akamena amabanga aho nanabonye hari ikintu bavuga nge nemera marsha mu bitekerezo by'abantu ati uwo ngo ari wo ati ntago ari umutanzaniya wuzuye ariko ze gute uri kwambura umuntu Tanzania kandi wafite uko ari kubivuga kwe ntago mpita nemera ngiye ko umuntu uri kuvuga utyo atari umutanzaniya ko ari kuvuga ibitekerezo navuga cyangwa se ari kumena wa mugana ayo mabanga Tesha icyo wamukorera ni ikintu icyo akwiye gukorerwa n'icyo kitaba ku isi ntabwo nkizi ntabwo na Kikwete nzi ko yagitekereza kubera iki uvuze ngo kitaba ku isi there is insanity mu bintu avuga ni nk'ubusazi nta musirikare wambaye uniform uvuga ibintu nk'ibya Capitaine Tesha already ni coup d'état kandi coup d'état virtuel qui n'existe pas qui n'est pas physique qui n'est pas bira bya nta musirikare utokinga amagambo nkari mu mwanya kuyavuga wayakora nta musirikare uvuga twaje kwisanga ndari dufite abasirikare ku isi bigize nk'amasire kuri n'amasire king abaho basirikare baho niba bo kwine na king abaho arimo gusiringa ku mbuga nkoranyambaga Birashare guslayinga. Kire kuri yabamushyize nko kuntuze nko kuri Firing Squad bakamutanga intangarugero ko nta musirikare ugira ubucucu bungana kuri. Hiro umusirikare buri musirikare watwaye idarapo ry'igihugu ukambara impuzankano z'igihugu rero ugiye gutanga ibitekerezo none se wowe umunyapolitike ufite ishyaka se mu Tanzania itaragushishira muri iyi minsi uriya no musirikare kweri kandi rabanywe na captain ukomeye rero reka nkwereke nubwo yaba ari the mob urumva mu gisirikare cya Tanzania afite ibyo yarahiriye ni ofisiye w'igihugu icyo ndacyemera ntabwo ugomba kugenda utoka uvuga we icyo yavuga yakwigisha abandi gukunda igihugu urumva niba bega yakwihagarika aho yeretswe ntabwo akwiye kwitwara kuriya uriya muntu nta nubwo muri Tanzania buriya ibyo Tanzania Defense Force yavuze byuko ashobora kuba yarigeze kubamo ngo akagira birukanwa indiscipline imyenda yo kwibona se ikibazo yanayikoresha cyangwa afite niyo yarasanga ngo akayitwara mu mahanga uriya Tesha ntabwo aba muri Tanzania wenda baba muri Kenya nayo hose ntabwo aba muri ntabwo bishoboka ntabwo ari ku butaka bwa Tanzania ahubwo se ko abanyara bavuga ngo nyuma yo kuvuga ari amagambo akamenya ko ari guhigwa ngo yihishe ntabwo wakwihisha yego cyangwa se wamugane akaba ahubwo atahabaga wenda bakaba ari aba nko muri za Canada bakaba ari mpamvu yo kuvuga ko yihishe n'undi atarasanzwe haba abe yihisha nese yakwihisha nduriya yakwihisha nyine yahunze ntabwo Tanzania ari Zaire hakoze ko warose basuzugura Tanzania baza kutubwira ba Tanzania uzababwire ko Tanzania ko ufite amasoko uzabwire ko bidakunda Tanzania nta mikino bagira uyu nguyu urahamya ko atabayo yaragiye uriya ntabwo ahari uze ko azamushuti wacu uriya ntabwo ahari ntabwo muri Tanzania uzanira nka biri nyine ntiwabyiyumvisha ko ahari ariko shaka abahese ku butaka bwa Tanzania abantu bibiharamagara haramagara katagiye kurira ipironi nta mapironi yagenda ahura nayo ngagenda bivugiye ku gasongero k'ipironi irimo amashanyarazi biriya ni mitinere guhamagarira abantu gukura ubutegetsi nta tegeko nshinga ku isi byemera hari umusirikare bitaga General Mark Crystal wayoboraga ingabo za Amerika mu rugamba rwo muri Afghanistan Mark Crystal ni umuntu uzwi cyane unamushakishe uramubona yari makina ntuze basket n'abasirikare be ubundi aba ofisiye bakuru bagira utuntu twabo wanza bana misikoti bakinaga basket ahantu yego amara acikwa atokinga Joe Biden yari vice president wa Barack Obama Mark Crystal ubu ngubu ntashobora no gufata kandi yamutokinze amwita ngo ni civilian ngo n'ikingo ya musivile ngo wungirije Obama iyo saga ya Mark Crystal irahari ariko yahise ahamagazwa n'indege private imuvana muri Afghanistan ko yavuze kuri vice president ubu ngubu ntashobora kugira ijambo avuga mu ntuze ntashobora kugira ijambo avuga muri Amerika niyo wamuha tribune ngo avuge cyangwa bamutumiye ntimikunda bakubwira ko Mark Crystal yakoze mistake yo kutokinga nabi vice president abasirikare ntabwo bawujya muri musirikare abanyapolitike akayiga akayitoza ariko ntabwo ajya mu mihanda ya politiki tuko aba ari umusirikare nyine none sura ntabwo ari wenyine byinshi wagenda ubibona ni ingero nta hantu utabona ingero nk'izo wagenda uzibona njya mbona abantu
no kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu z'ibihugu bidukikije n'ibi byacu tubamo, umuntu avuga ngo yigeze kuba umusirikare, urumva, yego hanyuma akajya buriya niba ari critique uranenga ibitagenda, ese ni politike y'imihanda, ibikorwa remezo, buri kimwe cyose, ibyo byose ariko no, umusirikare ukiri mu kazi ntabwo ashobora kujya muri ibyo ngibyo. anambaye uniforme nabonye azambaye, nabonye biteye n'umujinya. Ntibaza uriya n'umutanzaniya cyangwa n'umuzarendo wigize umutanzaniya, ariko tesha nabonye se bahamya ngo n'umutanzaniya sinabimenya. ubwo ariko n'umutanzaniya urumva, ariko dufite y'amasoko zo kumbariza utakihaba ntabwo abayo, buriya yarahunze kera, ntabwo bari babikorera mu gisirikare, nta musirikare uvuga niba ashaka nabanza ave mu gisirikare yigaragaza nk'umunyapolitike, arebe icyo itegeko rimugenera, urumva, imbago ze, buri kimwe cyose, kandi ye kubwira abantu ngo bahirike ubutegetsi ngo bagire gutera no avuga, ntabwo mbizi. Ibaze kubona umusirikare ku mbuga nkoranyambaga yarikoroshe ngo ni kapiteni avuga amagambo ameze kuriya, shareka nkubwire, noneho ahantu batajya bamenyera n'ubwenge. Sure buriya nubwo ibyo ari gusaba hari kuba impinduka muri Tanzania, kuko ashobora kuba n'impinduka zimuturutseho, ariko ntabwo ari uziyobora. N'undi wese wajyaho yamufunga kugira ngo mucecekeshe, kuko iyo utaratinye A ntiwanatinye B. Hari ibintu abantu bakora batazi ko arimo kwishyira mu kaga. N'undi wayobora Tanzania ate Madamu Samia Suluhu Hassan amugendera kure, kuko aravuga ati uriya ahora atangiza amarevolisiyo, nanjye azanyurira, nanjye azagera gute. Abantu ntabwo nzi ukuntu abantu bameze. Icyo ni kimwe. Ikindi navuga, anaba ari muri Tanzania yabakoreshwa n'ubutasi bwa Tanzania kugira ngo barebe ama message abona, abamuha kongs, abagira gute bababika, uzose bogera mubika, noneho akazamarisha benshi bitewe n'iki n'amakuru bavuga bati ashobora gutanga report akavuga ati mwari muzi n'ibindi nagendero kanaka ndi inyuma bagukwambika amapingu nakanari nakuri mu ishyamba aramwe ngo tesha musaza mwana ufatiraho bakwambika amapingu, uri azamarisha abantu as long as wenda bakiri muri tuvuge wenda nibakiri muri force ya Tanzania, kandi akaba bivuga ariko ubutaka bwa Tanzania yaba ari igikoresho cy'ubutasi bwa Tanzania, ariko bwihinduye isura kugira ngo bugira abo bufata. Hano nyine nyambikubwira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 1990 ubutegetsi bwa General Juvenal Habyarimana bwarashe muri uyu mujyi bwirirwa butumbagiza amasasu burasa ubusa, bunarasa abo bashatse bose babita ibyitso. Icyo gihe rero urumva ntihashobora kubura nk'umuntu wari warayasinze. Basirikare bo Habyarimana benshi bari n'indaya mbi cyane, ntihari bazoye mu ndaya, urumva, muri za Matimba hariya, noneho nahajya hepfo kwimararungu kuri meteo agataha avuga ati muramuhiritse sha, atireka nanjye mu mpimbo n'abafashe. Ubwo se ngubona leta yamucakira. Mujye mukurikirana ibiganiro nk'ibyo bya politiki bamukatanyisha za siyasa, hari igihe wishora mu kintu kandi uri mu kiringi utabizi. Uriya mukubwiye impande ebyiri, ashobora kuba atari muri Tanzania agira ngo agumure abantu first of all, ikindi cya kabiri ashobora kuba muri Tanzania kwitwa inzego z'ubutasi bwa Tanzania kugira ngo gushe benshi mu ntuzi, banamuburanisha bakamunaganika hariya akemera akanagana, kandi hashira nk'icyumweru cyangwa ukwezi bakaba batatuguhaye imbabazi. Abo twashakaga bose twarababonye. Niko bimeze. Yego. Twikomereze. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.